Yes, nabasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Rwanda. Eh, yeah, dushimira cyane abakunzi ba Digital Wealth Rwanda kuba barakanze kuri like na subscribe kugira ngo amakuru meza tubagezaho ajyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga ndetse n'izindi business za online zimeze neza umuntu ashobora gukora akagira icyo abona nk'umusaruro. Abo turabashimiye mu buryo bukomeye. N'abatarabikoraho kandi mwakibuka gukandaho kuko nta kintu na kimwe bibahungabanyaho. Hanyuma murabibona yuko kuri screen nk'uko bigaragara, hano ndimo ndareba Kamala Harris ndetse na Donald Trump uko bihagaze mu bijyanye no kwiyamamaza mu maleta agiye atandukanye muri states zitandukanye zo muri Amerika. Ubwo rero nk'uko bigaragara Kamala n'ubundi aracyari imbere, niwe ukiri imbere, aracyarusha Trump amanota, ngira ngo biragaragara muri aya mabara. Ibara ry'ubururu rihagarariye Kamala Harris, iry'umutuku ni Donald Trump. So amatora rero harabura, mukurikire neza, hari amakuru meza ngiye kubaha ari imbere, kandi mwihangane murebe video irangire kuko nibwo yose muri buyacapturing neza. Buriya mu isi icya mbere ni amakuru, cyane cyane ajyanye n'iterambere yo rero aba ari ay'umumaro. Ni ukuvuga ngo nk'uko bigaragara nyine Kamala Harris niwe uri imbere, bose bwaramurusha amanota, ariko nibigera mu matora ni ibindi. Ubwo tuzategereza turebe umusaruro uvamo uko bizagenda. Kandi nk'uko abakunzi, ndibanda cyane kuri crypto uyu munsi, abakunzi ba crypto murabizi ko Donald Trump akunda crypto mu buryo bukomeye, ndetse anazishyigikiye ku rugero ruri hejuru. So niba rero umukandida ku mwanya wa perezida wa Amerika yemera yuko akunda cryptocurrency, ubwo nuko anazizi, azi umumaro wazo. Hari speech yagiye akora mentioninga Bitcoin. Ibyo rero bifite ubusobanuro ku mafaranga y'ikoranabuhanga muri rusange ku isi ndetse n'ahazaza hayo by'umwihariko. Ntabwo ababikerensa byo gabo ni abandi nyine, hari abantu berekwa n'igihe ko ibintu ari bizima. Ni ukuvuga rero harabura iminsi 6 gusa, kubera yuko ni kuwa kabiri ku itariki 5 z'ukwa 11 2024 nibwo amatora azaba muri Amerika, ku itariki 5 z'ukwa 11, n'ejo bundi kuwa kabiri. Kuba cyane, donc ni mu minsi mike iri imbere, minsi mike cyane. So turi expectinga yuko hari impinduka nziza ishobora kuzaba muri crypto, ariko wenda nuko nyine harimo nabo bajya bafata akanya ngo tuganire bagire amakuru. Ariko no muri no minsi ibanje, ahantu ngewe nabonye donc ahantu twaboneye umusaruro abagize ayo makuru naha, amakuru donc hano hantu haduhaye umusaruro bavandimwe. Hano hantu haduhaye umusaruro kuko iyi ni Trump coin, iyi ni Trump token, kandi urumva Trump kuba akunda crypto bwabyo, twagomba kureba iyi crypto tukayitradinga ikaduha ku mafaranga. Murabibona neza ko kuva ejo bundi ku itariki 26 z'ukwa 10 2024, urebye neza kuri iyi chat, ahangaha ni ahantu heza twagomba kwinjira tukagira amafaranga dukorera. Urumva rero twakurikiranaga iyi chat, abakunzi ba crypto by'umwihariko twakurikiranaga iyi chat kuko byanze bikunze umukunzi wa crypto nk'uyu nguyu unakomeye ku isi w'umuherwe, kuba ari mu biyamamariza ku mwanya wa perezida, bagomba gukurikirana iyi chat. Ibyo rero twarabikoze kandi hari icyo byaduhaye nk'umusaruro. Urumva crypto kuva ahantu nk'aha ngaha kuri 0.0053, ubu ngubu ikaba igeze kuri 0.011 y'amadolari ariko gaciro igezeho. Urumva ko iyo crypto yarazamutse mu buryo bukomeye cyane. So urabona ko iri place mu mashit coins kuri dex screener. Ahangaha nari nyirebye kuri pay ya Trump kuri Solana, niho nari ndimo mberekera kuko niho ngewe nacuruje.
aya ni amakuru nyine uba ugomba kumenya nk'umukunzi wa crypto, ukamenya chat ukurikira iyo ariyo, ahantu hashobora kuboneka amafaranga ni iki. Ayo makuru urumva ntabwo byakugeraho n'ubundi utabanza utarimo neza mu kibuga. So urumva byibura abantu baranamenye n'abashyashya ko habaho Trump coin, kandi ikaba yaranazamutse ku rugero rushimishije, akaba hari abo yahaye amafaranga mu bamenye amakuru. Iyo turebye kuri daily time frame urabona ko iyi ni doji candlestick, ni ukuvuga ngo abari bayoboye isoko aribo ba sellers. Iyi candlestick ubwayo iravuga iyi ngiyi irasobanura yuko abantu bari bayoboye isoko baganjwe, donc babaye weak, isoko rigiye kuyoborwa n'abandi aribo ba buyers. So abo twiganye ibyo ngibyo barabizi, ntabwo bakirwa babitinda no kureba chat gusa baba babibonye ibyo ari byo. So n'abari interested kwiga kandi yaba ari ibijyanye na crypto trading ni karibu. So urumva rero iyi ni crypto byagenze neza pe. Buriya umuntu aba agomba kumenya muri online amafaranga arimo kugenda yimukira hehe, ubu amafaranga ageze hehe, bimeze gute. Urabona ko no crypto naho amafaranga yimukiyeyo, kuko urabona izi candlestick umunsi umwe, umunsi wa kabiri, umunsi wa gatatu, kuko buri candle iri representing umunsi wose muri daily time frame. Urumva ibyo bintu biba bifite ubusobanuro. Gusa iyi coin yubahwe rwose kuko basaruyeho pe. Hanyuma rero ku bantu kandi bambajije bati ahantu hizewe online hari risike nkeya kurusha ahandi, umuntu ashobora gucururiza akagira icyo abona, cyane cyane nk'umuntu mushyashya ushobora kwizera online. Ahantu hari risike ziri hasi cyane kurusha ahandi ni ugukora akazi ka peer to peer muri Binance. Niho hantu nzi risike zigerageza kuba hasi, ziri very minimum ugereranyije n'ibindi byose. Tuvuga ko trading yaba muri futures, yaba muri spot, haba muri risk iri hejuru, yaba muri forex yewe risk nayo ntabwo ibiri hasi rwose. So aha rero niho hantu nzi, kandi bindavugisha experience kuko kuva za 2020 ngewe ndi umuntu uba online. So no kuvuga ngo peer to peer ukajya hano kuri sell. Iyi ngiyi ni isoko rya Binance, isoko rya mbere ku isi ricururizwa amafaranga y'ikoranabuhanga. So ukajya hano kuri sell ufite amafaranga yawe kuri mobile money cyangwa se no kuri bank, hano ukanyura aha ngaho kugira ngo urangure ama USDT, noneho ukazageza hano kuri buy ukayagurisha, ukayasubiza ku isoko ukayagurisha, kubera yuko uko wayaguze hano siko na hano bimeze, ibiciro ntabwo bingana. Icyo kirumvikana, ibiciro ntabwo byaba bingana. Urugero, niba uyu nguyu wenda arimo gucuruza ku 1424, urabona ko ama USDT yaranabuze, yaranahenze. Ariko iyo nkanze aha ngaha mpita mbona ko ku muntu urimo kurangura arimo ararangura ku 1421 n'iduce dukeya. So urumva ko kanyuranye karimo hagati aho ngaho gafite meaning. Ushobora no kurangura hano n'abafite amafaranga bakeneye amadolari ya online, bagera aha ngaha tukabona ko hari abafite ayo madolari ya online noneho bakeneye amanyarwanda. Noneho twigiye hano hasi urabona ko ushobora kujya unagurisha wowe ko wenda ugashyiraho rate y'1427, akaba ariyo rate ushyiraho kugira ngo iyo margin, donc icyo giciro iyo difference irimo hagati aho ngaho ishobore kuguha umusaruro mu buryo bufatitse. So ubu bucuruzi nibwo bufite donc risque ziri hasi ugereranyije n'ibindi. Uvuga ngo igisabwa ni igishoro, ikindi gisabwa ni umwanya. Cyakoze ikindi gisabwa mu buryo bukomeye ni patience, kubera yuko niba uziguze ukaba uzifite, si itegeko, ntabwo bivuze ngo urahita ugurisha ako kanya uhita ubona umukiriya. Urabona ko nk'aba ngaba bose n'ubundi barategereje. Gusa ukoresha wenda nka miliyoni imwe, kugenda wubaka ntabwo wajya ubura 10,000 bya buri munsi, ntabwo wajya ubibura. Ko ushobora kwira wenda ukoze transaction wenda zitari munsi ya 7, uhereye mu gitondo cya kare. Iri ni iduka, mbese ukarifata nk'iduka nk'uko umuntu abyuka mu cyakare ajya gufungura iduka rye, cyangwa se mini supermarket, cyangwa se kenkeyeri, kugira ngo ukeneye igicuruzwa kiri muri ubwo bwoko atamubura, asanga hafunguye. So naha nuko rero
plus ukora amasaha menshi plus umusaruro uba munini. So kandi urumva plus utanga serivisi nziza plus abantu ugenda ubigarurira buhoro buhoro bikazarangira bibaye akazi, ko hano hari abantu nzi bakoreraho nk'amadolari 100 ya buri munsi, harimo abayakora bitewe n'ingano y'igishoro bafite n'izina bubatse n'igihe bamaze mu kazi. Urumva byose ni nk'ubundi bucuruzi. Urumva aho ngaho iyo ngingo irumvikanye. Hanyuma ku bantu bambajije ku bijyanye na Qubits Cube ngo bimeze biti. Qubits Cube nayo nayibabwiyeho mu minsi ishize, opportunity ya online yungura abantu. Hari igihe cyarageze rero, sinzi niba ari umuntu winjiye muri company wenda akagira ayatwara n'iki akazamo akabazo, company ihita holding amafaranga y'abantu bari bafite, ariko irapologizinga ivuga yuko ikora restructuring yemera gukomeza. Ubu rero amakuru ahari mashyashya nuko umuntu wemera gukomezanya na company ari nawe uzabona na ya mafaranga ya mbere, bakazagenda bamwishyura 20% buri kwezi y'amafaranga yari afitemo. Ariko abashyashya bo bimeze neza cyane kurusha mbere, kubera yuko kubikuza birihuta noneho kurushaho gushora mbese na cubes cyangwa se fuel zasabwaga kugira ngo umuntu ashobore guhuza igishoro cye na AI, artificial intelligence, kugira ngo ushobore kumucururiza, nazo barazigabanyije ku giciro cyazo ziri hasi cyane, hafi y'ubusa rwose. So urabona ko nanjye ndi mu bantu bemeye gukomezanya na company, kubera yuko aya madolari makeya gutyo ubona 23 niyo nabikuje umunsi w'ejo hashize. Urabona itariki ngira ngo biragaragara. So niba narabikuje akaza rero, so bivuze ngo company nuko ihari irimo gukora. Ubwo kuba mbere icyo bashobora gukora ni ugushyiramo $100 mu byo bwo kugira ngo in case byabaho ko abantu bishyuwe koko utaboneka mu bantu batereye iyo ngo urekere iyo. Abashyashya bo murabona ko niba mbikuza bikemera, umushya we rwose urumva ko nako kanya yaba ari ukwinjira yaba ari ukubikuza, kugeza ubu ngubu nuko situation imeze, nta kindi kibazo cyihariye gihari. Dushobora muri USD tukabikuza muri USD, ariko bibutsa yuko iyo opportunity yo ni urumva ni muri za zindi zifite risk itari ntoya nyine. Risk nyine urumva baba risk taker, abantu biyemeza, ukavuga uti ngiye nk'umuntu ndiyemeje ngize uko mbigenza kugira ngo hagire icyiza, ari ukuvuga ngo uzablaming umuntu runaka wahanuye. Ni ibintu umuntu yiyemeza ku giti cye. Wenda bareba izi monta ahangaha nayo nagiye mbikuza mu minsi yabanje ya mbere. Ndumva rero ubwo ubucuruzi ngira ngo burumvikanye. Ndifuriza abantu gukanda kuri like na subscribe kugira ngo amakuru meza Digital Wealth Rwanda ajye abageraho ku gihe. Turi kumwe cyane, Imana ibarinde.